Nongeye gusuhuza abakomeje gukurikira Kamukama TV Rwanda, ni Kamukama wagarutse wongeye kubasuhuza, ndabishimiye kandi nezejwe nuko nongeye kugaruka kuganira namwe, ndaganira cyane cyane n'abasore n'inkumi ku bijyanye n'urugendo ruganisha ku kubana nk'umugore n'umugabo. Birumvikana mwarahuye, umwe ashima undi, umwe amenyesha undi ko amushimye, baraganira, barakundanye, bagiranye ibihe, bageze mu ntambwe noneho yo kubwira ababyeyi, umuhungu akajyana umukobwa iwabo, umukobwa akajyana umuhungu iwabo, akajya kuvuga ati uyu niwe muhungu nkunda, n'umuhungu akajyana umukobwa akabwira ababyeyi n'inshuti n'abavandimwe ati uyu niwe mukobwa nkunda. Iba ari intambwe nziza, ni ukuri iba ari intambwe igaragaza ko uwo nguwo, uwo mukunzi wawe mu by'ukuri yamaze kukwiyumvamo, yamaze kukwishimira, yamaze kubona ko umubereye nk'umugore, umubereye nk'umugabo, yifuza ko wazamubera nyina w'abana be cyangwa se w'abana be. Rero iyo izo gahunda zigezweho, umuhungu aramubwira ati ndashaka kujyana iwacu, umukobwa nezerwa uvuga uti umuhungu arankunda koko ndetse yafashe icyemezo cyiza. Nawe mukobwa nujyana umuhungu iwabo, iwanyu, umuhungu ajya avuga ati uyu mukobwa mu by'ukuri turi kumwe noneho. Hanyuma rero igihe kirageze, muragiye, birumvikana, muriteguye kugenda. Icya mbere murabizi ni ukwambara neza, ugasa neza kugira ngo uze kugaragara neza ahazaba kwa sobukwe. Niba rero ugezeyo, tugiye kuganira ku bintu 5 cyangwa 6 ukwiye kwirinda nugera imbere y'inshuti, umuryango, ababyeyi b'umukunzi wawe. Ikintu cya mbere uzirinda ni ugukoresha telefoni cyane. Inshuti yanjye, cyane cyane yewe musore, umukobwa nakujyana iwabo, ariko birareba n'abakobwa, nakujyana kureba ababyeyi, nakujyana kureba inshuti n'abavandimwe, ibyo bita kukwintroducinga mu rugo iwabo, uzirinde kujya kuri telefoni. Uri muri WhatsApp, uri muri Instagram, uri muri Facebook, urimo uhamagara, usohoka buri kanya, ufite bya ekuteri mu matwi. Kuraho telefoni, wishyire mu mufuka, uyibike, urebe ababyeyi mu maso, bakurebe mu maso, urebe ibyo bavuge, wisange koko utajya gusubirishamo ababyeyi ngo mwari muvuze ngo iki, narindi muri telefoni mumbabarire. Oya, telefoni ishyira ku ruhande, ita ku babyeyi b'umukunzi wawe, ububahe, bizamunezeza. Icya kabiri yewe ukwiye kwirinda, yewe musore, yewe mukobwa, igihe umukunzi wawe yakujyanye iwabo, uzirinde kubeshya kugira ngo ugaragare uko utari, wishuka ngo urimo uragaragara neza. Umunyakuri kuri we nshuti yanjye. Ababyeyi bawe nibakubaza uri mwene nde, vuga ababyeyi bawe, wishakisha abakire muturanye, wishakisha so wanyu na nyogosenge na nyoko wanyu b'abakire ngo abe ari bo uvuga ngo nibo babyeyi bawe. Vuga aho uturuka uko hameze kose. Wijya kubeshya ngo utuye mu nkengero z'ikiyaga cya Muhazi cyangwa cya Kivu, kandi utuye Rwemiyaga nka Kamukama mukurikiranye. Vuga aho ukomoka, aho uturuka, bityo bazishimira kubona ko bafite umukwe cyangwa umukazana wishimiye uko ari. Ikindi cya 3, wirinde ibiganiro bikurura impaka. Niba uri imbere y'ababyeyi b'umukunzi wawe yagiye kukwerekana, irinde ibiganiro bikurura impaka. Nibagira urugero, nibajya mu mipira bya perere yo Kiyovu, witera hejuru, bishobora gutuma uciko ukavuga nabi. Nibavuga ku bintu biteza impaka, amabara umuntu akunda, baraganira ku bururu n'umweru n'umutuku, izo mpaka wizijyamo. Ni ukuvuga ngo ibiganiro byose bikurura impaka, nubona hari ikiganiro kirimo gutanga ibitekerezo ariko bizana gukurura impaka, wowe uri mu babyeyi b'umukunzi wawe, ibyo biganiro ubyirinde, bitaza gutuma uvuga ibitari ngombwa. Icya 4, kutemera ibyo baguhaye. Inshuti yanjye, niba wagiye gusura ababyeyi b'umukunzi wawe, gerageza wakire ibyo baguhaye byose.
amazimano bakwakirije yose uyemere, icyicaro baguhaye uko kimeze kose ucyakire, icyo kunywa baguhaye unywe icyo, utaza kuvuga ngo rero iwacu turya ifiriti gusa ntabwo tujya turya ibirayi bitogosheje, mumbabarire, hewe uzagaragara nabi. Genda witeguye kwakira amazimano, ibyicaro n'ibindi byose, impano byose umuryango wakugeneye. Isanzure. Birashoboka ko waba uri umunyamujyi ugakundana n'umuntu ufite ababyeyi mu cyaro. Wigenda wigize umunyamujyi ngo ugende witwaje amazi na tekawe na za yawurute n'ibindi n'ibindi. Oya, genda witeguye kwifata nk'abo usanze. Abakomeje gukurikira Kamukama TV Rwanda, niba ikiganiro cyane kirimo kuba cyiza, tangira ugisharinge, tangira ubwire abantu aya makuru. Ikindi, ugomba kwirinda kubavugiramo. Umubyeyi niba arimo kuvuga, niba arimo kubaza ukajya uvuga ngo aho ngaho hagarara, buretse nanjye ngira icyo mvuga. Oya, tanga umwanya, uvuga avuge, nasoza baguha akanya nawe uvuge. Inshuti yanjye, irinde kuvugira mu babyeyi, mu nshuti, abaturanyi n'abavandimwe b'umukunzi wawe. Umuntu utega amatwi cyane kuruta kuvuga. Niba ukunda no kuvuga nka Kamukama uri aha ngaha ariko nugerayo utuze utega amatwi. Nibakubaza usubize icyo bakubajije. Niba ufite igitekerezo utanga ku byo bavuze, ukaragura ururimi inshuro nyinshi, urebe ko igitekerezo ugiye gutanga ari igitekerezo kiguhesha icyubahiro nk'umukwe cyangwa nk'umukazana w'aho wagiye. Ikintu cya nyuma nshuti zanjye bavandimwe, irinde kwivuga ibitangaza kugira ngo bemeze. Oya, niba bakubajije ngo urinde, vuga uti ndi Kamukama ubara ijoro James. Hagarariraho. Amashuri wize nayo bakubajije, akazi ukora ntabwo barakakubaza, ibyo ababyeyi bawe bakora ntibarabikubaza. Nibakurikizaho ngo uri mwene nde, uvuga uti papa yitwa na mama yitwa, batuye aha. Ariko witangira ngo papa yitwa gutya, ni visi meya cyangwa ni meya w'akarere, ibyo ntabwo bakubajije. Ntabwo bakubajije ngo tubwire ngo papa yitwa, mama yitwa, papa afite imodoka ye, mama afite iye, kandi bose iyo bagiye ku kazi umwe atwara undi, ibyo ntabyo bakubajije. Nibakubaza ufite ababyeyi, yego babyeyi, mfite papa na mama, papa yitwa gutya, mama yitwa gutya, papa cyangwa se yarashaje, mama yitwa gutya, cyangwa mama nariho yitwa gutya, cyangwa ababyeyi banjye niba ariho nderwa na. Wikwivuga ibindi bitangaza, wigaragaza ibindi, witangira kuvuga ngo menya yewe nitwa Kamukama, iwacu ni mu Kirebe dufite inka nyinshi. Ibyo ninde ubikubajije? Vuga ibyo bakubajije, wikwivuga ibitangaza, wikwivuga ibitangaza. Murakoze cyane kunkurikira, nse nusubiramo. Niba ugiye kwa sobukwe, yewe mukobwa, yewe muhungu, irinde gukoresha telefoni cyane, irinde kujya impaka, kujya mu biganiro bikurura impaka, irinde kubeshya kugira ngo ugaragare neza, irinde kwivuga ibitangaza, kandi wemere ibyo bakwakirije byose cyangwa ibyo baguhaye ibyo ari byo byose. Murakoze kuntega amatwi. Yari Kamukama kuri Kamukama TV Rwanda. Imana ibaha umugisha. Ukora subscribe, share, comment kuri Kamukama TV Rwanda. Imana ibaha umugisha kandi bishimire kandi ibanezeze iteka. Amen.